Good morning my people, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza cyane kandi muri kugira ibihe byiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel, nitwa Natasha Kiza. Uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ndi mu modoka. Nizere yuko aho uherereye hose uri kugira ibihe byiza, right? So uyu munsi ndashaka kugira ngo nganirize wowe musore ku kintu cyerekeranye no kuba wategura umukobwa mushobora kuba muzabana uziraherezo. Ibi bivuze iki? Ndumva byakora ku mpande zombi, kwanza si ku musore gusa ahubwo nawe mukobwa ndumva wabigiramo uruhare. So iyi video iraza kugufasha cyane mu kuba wategura umuntu muzabana nawe. Hari ikintu nsigaye mbona cyane muri societe yacu, aho usanga ingo nyinshi cyane zisenyuka vuba na bwangu bitewe n'ikibazo cyo kuba harabayeho ikintu cyo kuba mutaramenyanye bihagije. So nicyo kintu nshaka kugira ngo nibandeho cyane muri iyi video. So niba uri umusore, please reba iyi video yose uyirangize, kuko ndashyiramo ndaguhereza tips ushobora kwifashisha kugira ngo mu by'ukuri witegure neza mu rugendo rw'umuntu mushobora kuba muri gukundana kano kanya. Ndetse nawe mukobwa, ni byiza ko ureba iyi video nawe irangiza, kuko nawe ndaza kuguhamo tips nyinshi cyane. Abantu benshi iyo mwitegura kuba mwafata iyindi ntera mu bijyanye no kuba mwashakana, ni ikintu muri make usanga abantu benshi bari excited cyane kuba bategura, cyangwa se kuba kuba bari ready kwitwa ko soon ngiye kuba umupapa, soon ngiye kuba umumama, soon ngiye kuba umuryango. Ugasanga akenshi mu kuba turi muri iyo moment hari ibintu byinshi cyane dutaruka mu buzima, ariko tugatekereza cyane kuri iyo stage navuga yuko ariyo ya nyuma, aho muba mufashe umwanzuro wo kwitwa ko mugiye gushakana. Ndabanza nguhereze ikintu cya mbere gitera wowe musore cyangwa se wo mukobwa kuba wakwihuta cyane mu kuba wafata umwanzuro muri makeya utabanje gutekereza cyangwa se kubyibazaho cyane ejo cyangwa ejo bundi ukabona ko ibintu bitagenze neza. Murabizi ko turubaka hano, ntabwo dusenya. So mu byo ndaguhereza byose muri makeya ntibizagufasha mu mpamba yo kuba warambana n'uwo muntu cyangwa se mwamenyana cyane kugira ngo urugo rwanyu ruzagende neza cyangwa se umubano wanyu. So niba mubibona cyane, hari ibintu biri muri societe muri iyi minsi cyangwa se generation tugezemo, aho societe yadushyizemo code yitwa yuko ngeze mu myaka runaka iyi n'iyi birashoboka yuko umusore ataba akibasha kunkunda, cyangwa se ngewe musore umukobwa ashobora kuba atampa amahirwe yo gukundana nawe bitewe n'imyaka nshobora kuba mfite. So ibi rero bigatuma muri makeya wihutisha ibintu, ariko urabizi neza yuko mu mutwe wawe mu by'ukuri utiteguye bihagije byo kuba wumva yuko ugiye gushaka. So imyaka ni kimwe mu bintu bidupusha cyane mu kuba twashaka vuba na bwangu, ariko muri makeya mu mutwe bitarimo. Hari ikintu twita kuba usunikwa na societe nayo, cyangwa se mu cyongereza babyita peer pressure. Sinzi niba ari uko babivuga mu kinyarwanda, ariko niko nabyita, kuko akenshi usanga biterwa nuko hari abantu bakuri mu matwi cyangwa se hari abantu bagutesha umutwe amanywa na nijoro
aho bakubwira yuko ugomba gushaka, ugomba kuva mu byo urimo, urakuze, ufite buri kintu cyose, ugomba gushaka kano kanya. So mu kuba uha umwanya mwinshi cyane abo bantu bakubwira ibyo ngibyo, aho kugira ngo witekerezeho, ukore evaluation ku buzima bwawe, umaking sure yuko ese nujuje buri kintu cyose kinyemerera kuba naba mu mubano cyangwa se nashaka, ukabona yuko witaye cyane cyane mu kuba umuntu aje agupushinga akubwira ati hey, it's time, ugomba gushaka kabisa, urarambiranye, imyaka iragiye, uri mu rusengero, eglise yose ni wowe ireba iri kukwibutsa like ugomba kugenda, urashaje, abajene bose baragiye, abari mu rungano rwawe bose bagiye, ni wowe usigaye. So wowe ukabaho ngaho urwana n'icyo kintu cyo kuba wakumva yuko ugomba gukora icyo kintu kugira ngo ushimisha abo bantu, ariko hari icyo wibagije, hari ikintu kiri imbere cyane gikomeye kurusha kuba wakwita cyane mu kuba washimisha abo bantu. Ikindi ushobora kuba wumva yuko wigize cyangwa se ufite buri kintu cyose, ariko iyo wirebye wowe wenyine ukisuzuma, urabizi neza yuko haracyarimo akazi kenshi, uracyakeneye ibintu byinshi, uracyakeneye kwiyorganiza, aho wumva yuko ushaka guha uwo uzabana nawe cyangwa muzakundana icyo mu by'ukuri akeneye mu rukundo. So kuba rero ufite buri kintu cyose kuri ubu ngubu, kuba wigize ukumva yuko nabyo ni kimwe mu bintu bigupusha kumva yuko maje kubaka inzu, imaje kuzura kano kanya, mfite business imaje gufatisha, mfite amashuri ndashoje, mfite diplome yanjye, mfite buri kintu cyose. So mu mutwe wawe ukiyumvisha yuko kuko umaje kugera kuri ibyo bintu byose maje kukubwira n'ibyo ntavuze, birashoboka yuko ubizi wowe, aho wumva yuko wishoboye kabisa, uri capable, ukumva yuko ni wa mwanya wo kuba ugeze yuko nawe muri makeya wahita ushaka cyangwa se ujya mu mubano, ariko umutima nama wawe urabikwereka yuko haracyari byinshi cyane ukeneye kuba wakwigaho, kugira ngo mu by'ukuri ube stable muri urwo rukundo. Urugero, niba nubwo bwose ufite ibyo bintu byose, ariko urabizi yuko uhora utandukana n'abantu umunsi ku wundi, hari ibintu byinshi cyane bikugora muri relationship, kuko utari wageraho mu by'ukuri ufata icyo cyemezo cyo kuvuga uti ndaje mbigemo, ariko kubera ibyo bintu ufite, kubera uburyo wigize, ukumva yuko hari wihagije. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, nacyo nakubwira yuko cyaguteza ibibazo byinshi cyane mu gihe ufashe iyi gahunda yo kuvuga uti ndi tayari yuko nshaka cyangwa se mba mu mubano. Ikindi kintu ntekereza yuko nacyo kigupushinga cyane mu kuba wahita ushaka, ababyeyi bawe cyangwa se famiye yawe nabo bari mu bimwe mu bintu biguteza pressure cyane mu kuba watekereza yuko mu by'ukuri igihe cyari kigeze, kuko n'umuryango urabibona, barandambiwe mu rugo, maje kugira imyaka 36 nkicaye mu rugo. Famiye mu by'ukuri iri tayari kuba yanshyigikira kano kanya, nubwo bwose ngewe ntifashije, ariko bo bari kuma icyizere yuko ejo cyangwa ejo bundi ibintu byose bizagenda neza, bazagufasha mu kuba wakwiansortira mu bintu ibyo ari byo byose ahari ushobora kuba uzacamo. Icyo bashaka nuko wowe ushaka ukava mu nzira. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi ahangaha ntekereza yuko kiri mu bintu bituma uhubuka cyangwa se ukora ibintu vuba na bwangu,
murabizi yuko hari igihe ujya mu rukundo umuntu ubonye mu by'ukuri kubera ko wahuye n'indobo nyinshi cyane cyangwa se abantu benshi baragutaye ukavuga uti noneho uyu nguyu niwe ngezeho, uyu nguyu niwe mbona yuko mu by'ukuri anyemereye kandi ntabwo ari kunaniza, no matter what ndagerageza uko nshoboye kose aba ari we nifungaho. Ariko mu mutima wawe urabizi yuko 100% urimo urarwana n'umutima uti reka mfe gufata ariko n'ubundi ntago bindimo. So ukajya muri ibyo bintu ukamukunda, nyamara kubera ibikomere wahuye nabyo mu rukundo ubona yuko utereranwa, ubona yuko nta muntu n'umwe wita ku marangamutima yawe, ubona yuko ugira barakubabaza cyane, ariko wowe ukavuga uti kuko mbonye uyu muntu muri makeya ndabonekewe, reka bari we ngumana nawe. Ahangaha nabwo ukafata decision itarikuye hamwe na gatoya, kubera yuko wari ubizi ko umutima wawe uri kukwereka yuko nubwo bwose ugiye kuri uyu muntu ariko ugiyeyo kubera ko nta yindi choice ufite, ugiyeyo kubera yuko nta yandi mahitamo ufite, ugakora iyo mistake yo kuba uhisemo uwo muntu bitewe nuko hari icyo kibazo cyo kuba tuvuze yuko ntago nkundwa n'abantu benshi, ariko kubera ko uyu muntu ari we unjeho kandi anyeretse urukundo reka muhitemo, nyamara si we umutima wawe ushaka, urabizi 100%. Yes, so ibintu ni byinshi cyane mbivuze, sinzi ko nabirangiza, ariko reka turekere kuri ibi ngibi, ariko reka nze nkwereke noneho aho ibintu byose bishobora kuba byakugora cyane mu gihe wafashe decision. Murabibona nk'uko mbibabwiye, ibi byose bituma wihutira cyane gutegura nabyita ubukwe cyangwa se gutegura ejo hazaza, bitewe nuko ubonye chance, iyo chance muri makeya yakujeho nayo usa nkaho utayitekerejeho, ahubwo yaje nkaho iri kugufunga amaso ugafata umwanzuro utatekerejeho. So muri iki gihe tugezemo abantu benshi cyane bibanda cyane mu kuba bareba ibi bintu byose maje kubabwira, ariko ntibite cyane mu kuba batekereza ese ejo hazaza uyu muntu ngiye kubana nawe ejo hazaza ubuzima bwacu buzaba bumeze gute. So ugasanga utaye umwanya wawe munini cyane wirukanka ushakisha ibi bintu byose nkweretse, cyangwa se aba ari byo urimo, ukibagiza yuko uwo muntu ugiye kubana nawe muri makeya ntago umuzi. Nicyo kizatuma ejo cyangwa ejo bundi ubona yuko hatangiye kuzaho ibintu byo kutumvikana hagati yanyu mwembi, kubera yuko wataye umwanya munini cyane wiga cyane cyangwa se utekereza cyane mu kuba wabona uburyo wakwegukana uwo muntu, aho gutekereza icyagufasha mu kuba wamumenye cyangwa se wategura ejo hazaza. Ibi rero nibyo bona yuko byica umubano w'iyi minsi. Abantu benshi bata umwanya wabo bategura cyane byihuse ubuzima muri makeya buzashira mu minsi mikeya, aribwo ubu buzima ndimo ndababwira bwo kuba wagenda ugategura vuba ibyo ugomba gukora kugira ngo ushyire uwo muntu muri relationship, aho kugira ngo utegure uburyo muzabana nawe. Muri hangana ngiye kugura utuntu hariya mu soko, turajyana nta kibazo, mba nabereka
iyi store ndayikunda cyane. So ibyo narindi kubabwira yuko ni byiza yuko utegura cyane uwo muzabana nawe aho kugira ngo utegure. Ni byiza yuko utegura umuntu mushobora kuba muzabana nawe igihe kirekire aho kugira ngo wihutishwe n'ibintu like pressure y'abantu cyangwa se ubuzima bw'abantu bagushyiraho. Ni byiza yuko witegura mu kuba wakwita kuri ibyo ngibyo. So guys, biye mu soko narindi kugura utuntu vuba vuba kugira ngo twongere tuganire. Ibyo nababwiraga rero nta kindi ni ukuba wakwitondera cyane decision ushobora gufata, ukabitekerezaho kenshi gashoboka, kubera yuko niba ufite pressure, niba ufite abantu muri make bakuri inyuma, cyangwa se niba hari ibintu ubona bituma wumva yuko ugiye kujya mu rukundo cyangwa se ugiye gufata umwanzuro wo kuba wakundana ariko muri make wumva ko utari tayari, ntabwo ari ibintu byiza, kubera yuko nkuko nabivuze ntuzate umwanya wawe munini cyane utekereza mu kuba wakubaka ese bizagenda gute, ahubwo icyo ushyira imbere cyane ni ukuba wakwiga kuri uwo muntu, wamumenya ese uyu muntu koko yaba afite buri kintu cyose umutima wanjye ushaka, ese uyu muntu yaba afite icyerekezo kimwe nk'icyanjye, ese uyu muntu yaba afite imyizerere imwe nk'iyanjye. Hari uburyo umuntu umureba rugikubita ukabona yuko nta bintu, hari ahantu mutazanagerana. So ni byiza yuko wicara ukabanza ugakora iyo observation, ukareba uti uyu muntu mu by'ukuri arankwiriye cyangwa se njyewe ndamukwiriye, ese mu by'ukuri naba nujuje ibi bintu byose numva yuko nkeneye mu buzima kugira ngo numve yuko nafata decision yo kuba nabana n'umuntu. Ibyo byose uzabimenya niwitandukanya no kuba waha umwanya munini cyane abantu aho kugira ngo wowe wenyine witekerezeho, wimenyeho, wige gufata decision ariko udatekereje ku bandi bantu, kuko at the end of the day iyo ubirebye neza, iyo mumaje gushaka cyangwa se mumaje kwinjira muri urwo rukundo, ibintu byose ni biri hagati yawe n'uwo muntu. Ni ukuvuga yuko ibigiye kuza byose biraba biri hagati yanyu. Abo bantu babashyigikiye ni byiza cyane, ni by'igikundiro, ariko ni byiza yuko uwo munsi ubaho ariko wararangije witegura mu mutwe, witegura mu mufuko, witegura mu mutima, witegura amarangamutima yawe, buri kintu cyose ukagishyira kuri gahunda uko gikwiye kuba. So ni byiza yuko umwanzuro uwo ari wo wose uwufata bishingiye ku cyemezo kivuye ku mutima wawe, kitavuye ku wundi muntu habe n'umwe, kubera yuko ni wowe uzagumana n'uwo muntu, nta wundi muntu uzaza ngo abane nawe. So wowe wenyine wakoze analyse bizagufasha cyane mu gutuma muri makeya ubuzima bwanyu bugenda neza. Yes, so nibyo ngibyo narimba afite uyu munsi. Nizera yuko hari uwo bishobora gufasha, wowe uri kwitegura kubana n'umuntu cyangwa se wowe witegura kuba washaka. Nta kindi kintu ushobora gukora kitari icyo ngicyo cyagufasha mu gutuma muri makeya witegura neza.